Bene data, tumaze iminsi dufatanije mu minsi 40 y'amasengesho no kwiyiriza ubusa. Ndagira ngo nongere mbatera umwete kuko turi ku munsi wa 28 nubwo dusengera mu ngo zacu, ariko n'ubundi twari tumaze iminsi turimo kubikora. Noneho no kuguma mu rugo, kandi uyu ni umunsi wa mbere dutangiye urwo rugendo tutazi uko ruzareshya n'igihe tuzamara. Kubera iyo mpamvu rero, buri munsi tuzakomeza kuboherereza ibice by'igitabo cy'ubuzima bufite intego. Uyu munsi turasoma umunsi wa 28, ariko kubera yuko tugiye kumara igihe kirekire tutabonana kandi n'abantu benshi bakaba bafite ibintu byinshi bagenda bibaza, buri munsi nzajya mbongeraho n'irindi jambo rivuye kuri jyewe nk'umupastori byo kugira ngo ribahumurize, ribatere umwete, ribahe icyerekezo kugira ngo tumenye ko dukwiriye kwitwara. Uru rugendo ntabwo tuzi iminsi ruzamara, ariko n'ikindi cya kabiri nta nubwo tuzi icyo tuzarukoresha. Niyo mpamvu ngira ngo njye nongeraho amagambo yo kubafasha kugira ngo tugire icyerekezo kimwe. Murabizi iyi ndege igiye kuguruka, umupilote ubundi ubusanzwe abwira abagenzi amazina ye, akababwira indege bagiyemo iyo ariyo, akababwira naho bagiye, rimwe na rimwe ndetse akababwira n'amasaha baza kumara kugira ngo babageze iyo bajya. Twebwe rero ntabwo tuzi igihe urugendo rwacu ruzamara, ariko hari kimwe tuzi: umupilote utwaye indege y'urugendo rwacu we turamuzi, ni umwami Yesu. Ndagira ngo basomere ijambo ry'uyu munsi. Ni ijambo dusanga mu Baroma igice cya 8 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku 17. Baravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Iri jambo narikunda cyane, ndetse n'ijambo ryatugirira umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Icya mbere twibutsa ko twebwe abayoborwa n'umwuka w'Imana turi abana b'Imana. Icya kabiri akatwibutsa yuko umwuka twahawe atari umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba. Icya gatatu akatubwira ko uyu mwuka udutakisha ngo Aba Data. Turi abantu bashobora kwita Imana tukayita papa. Umwana umwe ngo yari ari mu ndege, hanyuma bageze mu kirere haza ibicu byinshi, haza n'umuyaga mwinshi. Noneho abantu babona umwana akomeje kunezerwa, akomeje kwikinira udukino tw'abana yarimo gukina. Noneho baraza baramubwira ati, yewe mwana, abandi bose ko bahangayitse, we tukaba tubona ukomeje gukina. Aravuga ati, yo, ati burya papa niwe pilote w'iyi ndege. Ati kandi papa ndamuzi, ati by'ikirere byose abizi neza. Natwe rero uko byagenda kose, umwami wacu, umwami Yesu, yaratubwiye ngo yahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Uwo niwe mwami wacu. Ariko kuruta ibindi byose, Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, niyo twita data, niyo twita papa. Niwe mutware, niwe pilote w'iyi ndege, niwe musare utwaye ubwato turimo. Ntidutinye, ntiduhungabane, ntitugire ubwoba. Iyi minsi tuzayimare twihereranye nawe, ahubwo izatubera iminsi y'umugisha. Uyu munsi rero turagira ngo dutangire dusome umunsi wa 28 w'intego twari dusanganywe. Uravuga ngo kugira ngo uhinduke use na Yesu bisaba igihe. Reka nsabe udusomera n'abandi bari buze kudusomera dufatanye, kandi mugume mwicare muri saro zanyu, abandi mwicare kuri bariza, abandi mwicare muri jaride. Hanyuma aya magambo tugiye gusoma ababera igitsi ku mutima, ababera amagambo y'ingirakamaro kuri mwese. Imana ibahe umugisha, kandi dukomeze gufatanya gusenga. Yesu ashimwe. 28 tavuga ngo bisaba igihe. Buri kintu cyose ku isi cyagenewe igihe cyacyo. Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1. Zinashidikanya ko Imana yatangiye umurimo mwiza muri mwe izakomeza kubafasha gukurira mu buntu bwayo, kugeza igihe umurimo yatangiye muri mwe uzaba urangiye kuri wa munsi ubwo Yesu Kristo azerekanwa. Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 6. Nta nzira y'ubusamo ibaho igeza ku kigero gishyitse cyo gukura. Bidutwara imyaka
ngo dukure tumenye ubwenge, kandi bitwara amezi kugira ngo imbuto zikure zere. N'imbuto z'umwuka nuko zikura. Gukura ukagira ingeso nk'iza Kristo si ikintu ushobora kwihutisha. Gukura mu bugingo kimwe no gukura ku mubiri bitwara igihe. Iyo ugerageza kwihutisha guhisha imbuto zitakaza uburyohe. Muri Amerika inyanya kenshi bazisoroma zitarahisha kugira ngo ze kwangirika iyo bazitwara bazijyana aho zicururizwa. Mbere yo kuzigurisha bazitera umuti wa seode kugira ngo zihite zitukura nk'izihishije. Bene izo nyanya bateye uwo muti ziraribwa, ariko ntabwo zigira uburyohe nk'ubw'inyanya baretse zigahishiriza ku giti cyazo buhoro buhoro. Igihe twe twifuza gukura vuba, Imana yo iba yifuza ko dukura mu mbaraga, kuko Imana yo yita ku buzima bwacu, ibureba mu gihe kitagira iherezo, kandi ibutegurira kubaho iteka, ntabwo ijya igira ubwira. Len Adams yigeze kugereranya uburyo dukura mu mwuka n'uburyo ingabo z'abibumbye zakoresheje zigarurira ibirwa byo mu nyanja ya Pasifika y'Amajyepfo mu ntambara ya kabiri y'isi. Ubwa mbere babanzaga guca intege umwanzi barasa ibisasu bya rutura ku birindiro bye bakoresheje amato manini yari mu nyanja. Nyuma agasiko gato k'abasirikare kakomokera kuri icyo kirwa kagafata ibirindiro, bagafata agace gato gusa k'icyo kirwa bakakigarurira. Nyuma bamara gukomeza aho bafashe bagatangira kugenda bigarurira utundi duce tw'ikirwa cyose agace ku kandi. Amaherezo ikirwa cyose bakazakigarurira, ariko kenshi barwanya intambara y'injyanamuntu. Adamu rero agaheraho agakora ikigereranyo. Mbere y'uko Kristo yinjira mu buzima bwacu cya gihe twemera kwihana, arabanza agaca intege kwigomeka kwacu, yohereza mu buzima bwacu ibibazo biturenze. Nubwo hari bamwe bakingurira Kristo inshuro ya mbere iyo akomanze ku rugi rw'umutima wacu, benshi muri twe babanza kwanga ndetse bakihagararaho. Ni nk'aho mbere yo kwihana twabona itangazo rivuye kuri Yesu rivuga ngo dore mpagaze ku rugi kandi ndarasa ibisasu biremereye. Iyo wiyemeje gukingura umutima wawe Kristo, ubwo Imana ibibonye ibirindiro mu buzima bwawe. Ushobora kwibwira ko ubuzima bwawe bwose wabuhaye Imana, ariko mu by'ukuri burya hari ibice byinshi by'ubuzima bwawe nawe utazi uko biteye. Ibyo uha Imana mu buzima bwawe ni ibyo wamaze gusobanukirwa mu gihe runaka ugezemo. Ibyo ntacyo bitwaye. Iyo Kristo amaze kubona ibirindiro mu buzima bwawe, atangira urugamba rwo kubohoza ubuzima bwawe bwose kugeza igihe yigaruriye ibice byose. Ntihazabura intambara n'urugamba, ariko nta gushidikanya ko amaherezo hazabaho kunesha. Imana yasezeranije ko iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawusohoza. Kuba umwigishwa ni rwo rugendo rwo kugenda uhinduka ugasa na Kristo. Bibiliya iravuga ngo kugeza igihe tuzagera ku kigero gishyitse, ni ukuvuga ikigero cyo gukura ukageza ku gihagararo cya Kristo. Gusa na Kristo niyo ntego nkuru y'ubuzima bwawe, ariko ni urugendo ruzamara imyaka yose yo kubaho kwawe. Twamaze kubona ko urwo rugendo rugizwe no kwizera biva mu kuramya Imana, kugira aho ubarizwa kubwo kugirana ubusabane n'abandi, guhinduka kubwo kuba umwigishwa wa Kristo. Buri munsi Imana ishaka kurushaho gusa nayo. Mwatangiye ubuzima bushya, mugenda muhindurwa bashya, kandi ngo muse n'ishusho y'uwabaremye. Twe ab'iki gihe cyacu duhangayikishwa no kwihuta, nyamara Imana yo icyo yitayeho ni ukubona twunguka imbaraga no gushinga imizi kuruta kwihuta. Twe dushaka ikidukemurira ibibazo vuba, dushakisha inzira y'ubusamo, igisubizo cy'ako kanya. Twifuza kumva inyigisho, amahugurwa cyangwa ikindi cyose twanyuramo, maze ibibazo bikayoyoka nk'umwotsi, ibishuko ntibyongere kubaho, maze tugakura ako kanya tutongeye kuruha.
ariko gukura kwiza ntabwo kuva ku kintu kimwe kikubayeho kabone niyo cyaba kirimo imbaraga cyangwa amarangamutima menshi. Gukura biza buhoro buhoro, intambwe ku ntambwe. Bibiliya iravuga ngo ubuzima bwacu bugenda buva mu bwiza bukagenda burushaho kurabagirana uko Imana igenda yinjira mu mibereho yacu, natwe tukarushaho gusa nayo. Kuki bisaba igihe kirekire bigezaho? Nubwo Imana yashoboraga kubitegeka tugahinduka mu mwanya muto, yahisemo kuturerera buhoro buhoro. Yesu yiha igihe gihagije ngo asohoze umurimo wo kuduhindura abigishwa be nyakuri. Nk'uko Imana yahaye Abisiraheli guhindura igihugu cy'amasezerano ni ruto kugira ngo bitazabagiraho ingaruka, niko natwe ihitamo gukorana natwe agatambwe gato ku kandi. Kuki gukura no guhinduka bidutwara igihe kirekire? Hari impamvu nyinshi. Iya mbere, turabiga badafata vuba. Kenshi dukenera gusubira mu isomo rimwe inshuro 40 cyangwa 50 ngo tube twarifashe by'ukuri. Ikibazo kigahora kigaruka, natwe tugahora tuvuga ngo oya kandi ibi sinamaze kubyiga. Ariko Imana iturusha kumenya ibidukwiriye. Amateka y'ubwoko bwa Isiraheli atwereka neza uburyo twibagirwa vuba amasomo Imana twigishije, tukisubira mu myitwarire yacu ya mbere. Dukenera guhora dusubira mu byo twize mbere. Ya kabiri, hari byinshi tugomba kwiyambura. Abantu benshi bajya kureba umujyanama bamushyira ikibazo bwite cyangwa ikibazo cy'imibanire n'abandi cyarashoye imizi imyaka n'imyaka, noneho bakamubwira ngo shakira umuti wamvura kandi mfite isaha imwe gusa. Mu butamenya bwabo bakibwira ko hari umuti wihuse wo gukemura ikibazo cyabaye inganzamarumbo ku bw'imyaka kimaze. Ubwo ibibazo byacu byinshi n'ingeso mbi turwana nazo atari ibintu bivukiyeho uyu munsi, byaba ari ukwibeshya twibwiye ko bishobora gukira mu kanya gato. Nta kinini, nta sengesho, nta nyigisho bishobora guhindura mu mwanya muto ikibi cyashoye imizi imyaka myinshi. Bisaba umurimo ugoye wo kubisenya no kubisimbuza ibyiza. Bibiliya ibyita kwiyambura umuntu wa kera no kwambara umushya. Nubwo wahawe kamere nshya igihe wihanaga, uracyafite ibisigisigi by'ingeso za kera. Imitekerereze n'imikorere bikeneye gukurwaho no gusimburwa. Dutinya guhangana n'ukuri kw'ibyacu. Nigeze kuvuga ko ukuri kuzatubatura, ariko tubanje kutubabaza. Ubwoba bw'ibyo twakwivumburamo turamutse dutinye kureba ingeso mbi ziri muri kamere yacu butuma tuba muri gereza yo guhora duhakana ibituriho. Iyo twemereye Imana ikamurikisha umucyo wayo ku mafuti yacu, ikerekana ibitunesha n'intege nke zacu, nibwo dutangira kugira icyo tubikoraho. Niyo mpamvu udashobora gukura niba udafite umutima wo guca bugufi no kwemera kwigishwa. Gukura birababaza kandi bitera ubwoba. Hashobora kubaho gukura hatabayeho guhinduka. Nta guhinduka kutajyana n'ubwoba no kugira ibyo uhomba, kandi ntushobora guhomba wowe kubabara. Buri mpinduka yose ijyana no kugira icyo uhomba. Ugomba kureka inzira zawe za kera kugira ngo ugendere mu nzira nshya. Duhora dutinya icyo gihombo, kabone n'ubwo izo nzira za kera zatuzaniraga gutsindwa. Tuzikomeraho kuko n'inkweto zishaje nibura ziba zaratoye kandi tuzimenyereye. Kenshi abantu bubaka ibibaranga ku rufatiro rw'amafuti yabo. Turavuga ngo dore uko jye nteye, cyangwa ngo mumfate mutyo jye niko nteye. Ubwoba bwihishe inyuma y'iyo myifatire ni ukwibaza ngo ubuse ninde kuri uyu muco, iki gikomere cyangwa iyi ngeso mbi nzahinduka nte? Kandi bene ubwo bwoba nta kabuza buzadindiza imikurire yawe. Imico mishya itwara igihe ngo ifate.
ujye uzirikana ko kamere yawe ari igiteranyo cy'akamenyero mu bintu byinshi. Ntushobora kwigamba ko uri umunyangeso nziza niba utagira akamenyero ko kugira neza, ukagira akamenyero ko kugira neza utanabitekereje. Ntushobora kuvuga ko uri inyangamugayo niba udafite akamenyero ko kugendera mu mucyo. Kuba umugabo udahemukira umugore we kenshi ntibimugira umwere, nako gake kamugira umuhemu. Akamenyero kawe niko kakugira icyo uri cyo. Hari uburyo bumwe gusa bwo gukura mu ngeso zituma ugira kamere nk'iya Kristo, ni ukuzishyira mu bikorwa, kandi ibyo bisaba igihe. Nta kamenyero gakurira muri wowe ijoro rimwe. Niyo mpamvu Pawulo yihanangirije Timoteyo ngo ibyo ujye ubizirikana kandi uba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarira abantu bose. Iyo ukoze imyitozo wimenyereza ikintu, amaherezo kugira ukakimenya neza. Kwitoza nibyo bibyara kamere nziza n'ubushobozi. Ibintu byose ukora ngo bikuzanire kamere nziza nibyo twita imyitozo mu by'umwuka. Kandi hari ibitabo byiza bishobora kugufasha muri byo. Urebe mu mugereka wa 2 bimwe mu bitabo dushishikariza abantu gusoma ngo bibafashe gukura mu bugingo. Wirinde guhubuka. Uko ugenda ukura mu mwuka, hari uburyo bwinshi bwo gufatanya n'Imana muri urwo rugendo. Wizere ko Imana irimo gukora mu buzima bwawe, kabone niyo utabyumva. Ukura mu mwuka ni umurimo w'igihe kirekire, agatambwe kamwe icyarimwe. Utegereze ku bintu bizagenda bihinduka. Bibiliya iravuga ngo buri kintu cyose mu isi kigira igihe cyacyo, nk'ibiba n'isarura. No gukura kwawe bigira ibihe. Hari igihe ubona gukura kwihuse kandi mu gihe gito. Ibyo bisa n'igihe cy'imvura, kenshi bigakurikirwa n'igihe ibintu bigenda buhoro, kandi hakaza ibigeragezo, n'igihe cy'iki cyangwa cy'imbeho. Ese waba ufite ibibazo, akamenyero n'ibikomere wifuza ko bivaho mu buryo bw'ibitangaza? Ni byiza gusengera ibitangaza, ariko ntibizagutangaze nusanga ibisubizo byawe ari guhinduka buhoro buhoro. Nyuma y'igihe umugezi utemba buhoro, ariko ufite amazi adakama. Uca imikoki mu rutare rukomeye, kandi ugahindura ibishinga by'amabuye bikavamo intosho. Nyuma y'igihe urugemwe ruto rurakura rukavamo igiti cy'inganzamarumbo kigeze mu metero 10 n'izindi. Ugira ikayi wandikamo amasomo wize. Ntabwo nkubwira kugira agenda wandikamo ibyo wanyuzemo byose, ni ukwandika gusa amasomo mashya wize. Wandika ibintu bishya wahishuriwe, cyangwa amasomo y'ubuzima Imana yakwigishije, haba kuri yo ubwayo, kuri wowe ubwawe, ku buzima, ku mibanire ndetse n'ibindi byose. Ubyandike kugira ngo ujye ubyibutsa, kandi ushobore kubyigisha abazaza nyuma yawe. Impamvu tugomba guhora twiga amasomo amwe nuko tuyibagirwa. Guhora usoma aho wanditse amasomo Imana yakwigishije bizakurinda imibabaro no kwicuza bitari ngombwa. Bibiliya iravuga ngo niyo mpamvu dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatemana tukabivamo. Wihanganire Imana, kandi nawe wiyihanganire. Kimwe mu bintu bishobora kudutera umujinya mu buzima nuko gahunda y'Imana kenshi idahura n'iyacu. Kenshi twe tuba dushaka kwihuta, Imana itabishaka. Ushobora kumva ucitse intege kuko ubona ntaho ugera mu buzima. Ujye uzirikana ko Imana yo itagira ubwira, ariko ntabwo igiye ikererwa. Izakoresha igihe cy'ubuzima bwawe cyose kugira ngo igutegurire umuhamagaro wawe wo mu buzima bw'iteka. Bibiliya yuzuye ingero z'ukuntu Imana ikoresha igihe kirekire mu gutegura kamere y'abantu, cyane cyane abayobozi. Yakoresheje imyaka 80 ngo itegure Mose, 40 muri yo imutegura mu butayu. Yo iminsi 1414 600 Mose yamaze ategereje
yibaza ati ariko igihe kizagera ryari? Imana nayo igakomeza ikavuga iti si nonaha. Hari ibitabo byinshi byanditswe abantu bakunda, ariko wareba neza ugasanga ibyo byigisha bihabanye cyane n'ukuri. Nta banga ribaho ryo gukura vuba mu mwuka, cyangwa ibanga ryo guhumiriza ugahumura amaso wahindutse intungane. Iyo Imana ishaka kurema igihumyo, ijoro rimwe rirahagije, ariko iyo ishaka igiti cyo kubazamo imbaho ikoresha imyaka 100. Imitima ifite imbaraga ikurira mu ntambara, imiraba n'ibihe by'umubabaro. Ujye wihanganira iyo nzira. Yakobo atugira inama agira ati ntimukagerageze gusohoka mu kigeragezo icyo ari cyo cyose mwihuse, mureke kibanze kirangize umurimo wacyo muri mwe, kugira ngo mutunganwe rwose, mube mushyitse mutabuzeho na gato. Ntucike intege. Igihe umuhanuzi Habakuki yari yihebye kuko yabonaga Imana itarimo kwihutisha ibisubizo, nibwo Imana yamubwiye ngo ibi nteganya gukora ntibizahita biza, buhoro buhoro, nta shiti, nta gutegwa. Igihe kiraje ubwo ibyo weretswe bizasohoza. Nubona bitinze ntuzarambirwe, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Ubitegereze wihanganye, ntabwo bizakererwa n'umunsi n'umwe. Iyo ibintu bitinze kuba, ntibiba bivuga ko Imana yabikuyeho. Ujye uzirikana urugendo urangije uko rungana, we guhangayikishwa n'aho ushigaje kugenda. Ntabwo wari wagera ku kigero ugomba kuba uriho, ariko nta nubwo ukiri ku kigero wahozeho. Mu myaka yashize hari igihe hateye mode yo kwambara imyenda iriho ibipesu byanditseho izi nyuguti ngo please be patient, God is not finished with me yet. Bivuga ngo mube munyihanganiye, ntabwo Imana yari yarangiza kuntunganya. Imana nawe ntirarangiza kugutunganya. Nuko rero komeza ujya imbere. N'ikinyamunjonjorerwa cyarakururutse kinjira mu nkuge ya Nowa kubwo kudacika intege. ngira ngo iyi nkuru niyo twari dukeneye, cyangwa iri somo icyo twari dukeneye kumva ku munsi nk'uyu nguyu. Twihanganisha kutubwira ngo gukura mu mwuka ntabwo ari ibintu byihuta cyane, ngo n'ikinyamunjonjorerwa cyarakururutse kinjira mu nkuge ya Nowa kubwo kudacika intege. Ubwo rero ntimucike intege. Ndagira ngo dufate amwe mu masomo y'ingenzi twakura muri iki gice gisoza iki cyumweru cya 4 cy'ubuzima bufite intego. Isomo rya 28 riratubwira ngo gukura ugasa na Yesu bisaba igihe, kandi birumvikana. Riratubwira ngo bidutwara imyaka ngo dukure tumenye ubwenge, kandi bitwara amezi kugira ngo imbuto zikure zere. N'imbuto z'umwuka nuko zikura. Gukura ukagira ingeso nk'iza Kristo si ikintu ushobora kwihutisha. Gukura mu bugingo kimwe no gukura ku mubiri bitwara igihe. Ubu rero bajyaga bumva bacitse intege kubera yuko abona yakibonamo ingeso adakunda, akibonamo intege nke. Ubusubizwemo imbaraga, nta shyano ryakuguyeho, ubwo niko dukura mu mwuka. Hari ikintu nakunze cyane cy'uyu muntu witwa Adamus, ikigereranyo yakoze. Akora ikigereranyo aravuga ngo mbere yuko Kristo yinjira mu buzima bwacu, cya gihe twemera kwihana, arabanza agaca intege kwiyukomega kwacu, yohereza mu buzima bwacu ibibazo biturenze. Nubwo hari bamwe bakingurira Kristo inshuro ya mbere iyo akomanze ku rugi rw'umutima wacu, benshi muri twe babanza kwanga ndetse bakihagararaho. Ni nkaho mbere yo kwihana twabona itangazo rivuye kuri Yesu rivuga ngo dore mpagaze ku rugi kandi ndimo ndarasa ibisasu biremereye. Ndagira ngo rero nkuko nahoze mbivuga dutangira, abantu benshi iyi minsi zababere iyo kumva Yesu akomanga ku rugi, hanyuma yumva umutima wawe urimo guteragura, uzavuge ngo arimo ararasa ibisasu bikomeye mu mutima wanjye kugira ngo nihane. Hanyuma ariko waranasubiza ibibazo twibaza, kuki bisaba igihe kirekire kigeze aho ngaho. Icyambere
aravuga ngo turabiga badafata vuba, kandi ibyo rwose birumvikana. No mu bundi buzima bwose njye nabaye umwarimu, abantu benshi ubigisha ibintu ntabwo bafata ako kanya, ni bakeya cyane bashobora kubifata, abenshi basaba ko basubiriramo. Cyakabiri atubwira ngo hari byinshi tugomba kwiyambura. Hanyuma nakunzemo akantu kamwe yavuze ngo nta kinini, nta sengesho, nta nyigisho ishobora kuduhindura mu mwanya muto ikibi cyashoye imizi imyaka myinshi, kuko tumara imyaka myinshi waramenyereye kugenda utya, waramenyereye kugenda kuriya kugira ngo uzihane, bikongera gutwara igihe kirekire. Ikindi cya gatatu atubwira, dutinya guhangana n'ukuri kw'ibyacu. Abantu benshi ntibakunda kwemera yuko bameze nabi, ntabwo bakunda kwemera ko ingeso zabo ari mbi cyane, iteka ryose azishakira igisobanuro kubera ko adashaka guhangana n'ukuri. Icya kane aratubwira ngo gukura birababaza kandi bitera ubwoba. Kubera iki? Hari ikindi kigereranyo yakoresheje nakunze cyane, aravuga ngo duhora dutinya igihombo kizanwa no kwihana, ngo kabone duhora dutinya icyo gihombo, kabone n'ubwo izo nzira za kera zatuzaniraga gutsindwa. Tuzikomeraho kuko nk'inkweto zishaje nibura ziba zaratoye kandi tuzimenyereye. Inkweto iyo uyitangira bwa mbere irakurya, rimwe na rimwe ugakunda izishaje kubera yuko wazimenyereye, n'ingeso zacu niko zimera. Hanyuma agakomeza avuga ngo kenshi abantu bubaka ibibaranga ku rufatiro rw'amafuti yabo. Turavuga ngo dore uko jye nteye, cyangwa ngo mumfate mutyo jye nuko nteye, hanyuma umuntu akanga guhinduka. Icya gatanu yaduhaye gituma guhinduka kwacu bitinda, ngo imico mishya twara igihe ngo ifate. Hanyuma aratubwira ngo hari uburyo bumwe gusa bwo gukura mu ngeso zituma ugira kamere nk'iya Kristo, no kuzishyira mu bikorwa, kandi ibyo bisaba igihe. Rero ngira ngo ni bimwe mu bitekerezo twakwibandaho cyane, bisobanura impamvu gukura mu mwuka bitinda, ariko akanatubwira n'uburyo twabikora kugira ngo dukure. Icya mbere, wizere ko Imana irimo gukora mu buzima bwawe, kabone niyo utabyumva. Hari ikibazo kimwe yabajije hepfo twese dukwiriye kwitaho ku murongo kuri 322, ngo ese waba ufite ibibazo, akamenyero n'ibikomere wifuza ko bivaho mu buryo bw'igitangaza? Ni byiza gusengera ibitangaza, ariko ntibizagutangaze nusanga ibisubizo byawe ari uguhinduka buhoro buhoro. Nyuma y'igihe umugezi utemba buhoro ariko ufite amazi adakama, uca imikoki mu rutare rukomeye, kandi ugahindura ibishyinga by'amabuye bikavamo intosho. Nyuma y'igihe urugemwe ruto rurakura rukavamo igiti cy'inganzamarumbo kigeze ku metero 10 n'izindi. Icyo ni ikintu tugomba kwitaho. Ikindi cya kabiri tugomba kwitaho kugira ngo dukure, ugire ikaye wandikamo amasomo wize. Icya gatatu, wihanganira Imana kandi nawe wihanganire. Nakunze akantu yavuze ngo ugizirikana ko Imana yo itagira ubwira, ariko ntabwo igikererwa. Izakoresha igihe cy'ubuzima bwawe cyose kugira ngo igutegurire umuhamagaro wawe wo mu buzima bw'iteka. Hanyuma turangiza, ndangirize kuri iki cya kane kikubwira ngo ntucike intege, kuko Imana ibyo yatangiye izabirangiza neza. Hari ahantu yarangije avuga ngo Imana nawe ntirarangiza kugutunganya, nuko rero komeza ujya imbere. Bike nyamunjonjorerwa cyarakururutse kinjira mu nkuge ya Nowa kubwo kudacika intege. Namwe imucika intege, dukomeze iyi minsi yacu. Dusoza rero iri somo rya 28 ry'uyu munsi wa 28, ubuzima bufite intego. Twongere twibuke gusenga, dusengerana. Murabizi nubwo tutari kumwe, harimo benshi baduhaye ibyifuzo babishyira mu giseke kinini, turacyabisengera. Tugiye kubanza dusenge, hanyuma dusoze iri somo. Turagushimye Mwami Mana yacu, turacyari muri iyi minsi yacu 40 yo gusenga no kwinginga no kwiyiriza ubusa. Ndasengera abantu bose batacogoye muri uyu mugambi bakomeje gusenga, cyane cyane ko noneho twabonye n'impamvu ikomeye y'i coronavirus twatangiye ivugwa, ariko yari itaragera mu gihugu cyacu ngo bayifatire ibyemezo. Twemerere twongere dusenge, twongere tukubwire ngo Mana, rambura ikiganza cyawe, rambura cya kiganza cy'imbaraga, rambura cya kiganza cy'ubutware, ukubite coronavirus uyivane mu gihugu cyacu,
kubite coronavirus uyivane ku isi, kubite coronavirus iveho kugira ngo abantu basubire mu buzima busanzwe. Ariko Mana turasenga ngo ntibasubire mu buzima busanzwe, ahubwo basubire mu buzima buhindutse. Ubagenderere, ubavugishe, ubakoreho, ubahindure. Buri muntu wese iyi minsi tugiye kumara twiherereye, bamwe bayise iminsi yo kugotwa, abandi bayise iminsi yo kuguma mu rugo, ariko twebwe twayise iminsi yo kwiherera. Reka izaba iminsi yo kwihererana nawe, izaba iminsi yo kwisubiramo, izaba iminsi yo guhinduka, izaba iminsi yo kwiga, izaba iminsi yo kwihana, izaba iminsi yo kwikosora, izaba iminsi yo gufata ibyemezo bishya n'icyerekezo gishya. Kandi Mwami Imana yacu turasengera abantu bose baduhaye ibyifuzo byo gusengera. Twongeye kwibuka abarwayi bari baraduhaye ibyifuzo byo gusengera, abarwaye za indwara zitandukanye, abafite za sima, abafite za kanseri, abafite ibibyimba byo mu nda, abafite n'ubundi burwayi bwose. Turasenze ngo ibyifuzo byose twabonye ndetse n'ibindi byose byiyongeraho muri iyi minsi uramburire ikiganza cyawe kubakiza. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera abantu bose bari baduhaye ibyifuzo by'urubyaro, abagore batabyara n'abagabo babo. Turasenze ngo muri iyi minsi ubakoreho, ndetse iyi minsi tugiye kumara muri ubu bwiherero, turasenze Mwami Imana ngo muri iyi minsi tugiye kumara turi muri retreat, turi mu ngo zacu, izaba iminsi yo gusubizwa, izaba iminsi yo guhindurirwa amateka, izaba iminsi yo guhindurirwa umuryango. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo harimo benshi bari baratanze ibyifuzo by'uko ingo zimeze nabi, abana bo bafite ingo zimeze nabi, abagabo n'abagore bafite ingo zimeze nabi. Turasenze ngo iyi minsi nanone yo kwihererana nawe no kwihererana n'abacu izaba iminsi yo kwihana, izaba iminsi yo kwihananaho, izaba iminsi yo kwiyunga, izaba iminsi yo guhindura amatwara, izaba iminsi yo guhindura imibereho, izaba iminsi yo guhindura imiryango. Kandi tuboneyeho gusengera abandi benshi badafite akazi, badafite imibereho. Tuboneyeho no gusengera abantu benshi bajyaga batungwa n'uturimo duto duto, abatungwaga n'amashansiye bakoraho, abatungwaga no kuzunguza utuntu n'utundi. Abo bose turabasengeye ngo muri iyi minsi tugiye kumara twicaye mu ngo ntibazicwe n'inzara. Ariko urambura ikiganza n'abatanze ibyifuzo by'akazi, tuzarangiza iyi minsi waramaze kurema imirimo mishya, waramaze kurema ibikorwa bishya, bose buzabonera akazi. Turasengera abatanze ibyifuzo byo mu mwuka, bifuza kubona Mwami Imana yacu bakura mu mwuka, buzura umwuka, babo impano zabo zisobanuka, itorero rikagira ububyutse. Mana muri iyi minsi uko turushaho gusenga, nawe uzarushaho kudusubiza. Wumve gusenga dusenze uyu munsi, tuvuze umugisha ku bwoko bwawe, ubaho umugisha kandi ubahe mwinshi, ko ni mu izina rya dusaba Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.